Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo bene data. Wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe nshuti yanjye abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bari ku migabane itandukanye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Yesu Kristo ashimwe. Muri iki gitondo nyemerera uhereza Imana icyubahiro, uyishimire ibyo yakoze mu minsi itambutse, uyiragize iby'iki cyumweru. Hereza Imana icyubahiro, ongera ukuri bwiza bw'Imana ku buzima bwawe bukugejeje kuri uyu munsi. Hereza Imana icyubahiro, nyemerera ushima Imana. Shima Imana muri iki gitondo cya kare, turabyutse tugihumeka. Birashoboka ko wambwira uti rwose ngewe ndarwaye cyangwa se iri joro ryamereye nabi, ariko ndagira ngo nkubwire ko Imana yahabaye. Nubwo wabonye ko byari bimeze nabi, ariko Imana ni ukuri yakwimanye. Imana hari ibintu byari bimeze nk'umuriro w'itanura yagiye izimya ku buzima bwawe. Ibyo byose rero ukuboko kw'Imana kuko kwaguhishe, uhereza Imana icyubahiro, ushima Imana. Jya unyemerera ushima Imana mu bibaho byose, dushima Imana mu buzima turimo, dushima Imana. Banza Imana hose muri byose, ushima Imana. Nanjye ndayishimiye yuko tukiri mu bihe byiza byo gusenga. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana ikomeje kuturwanirira intambara tuzi n'izo tutazi. Dushimiye Imana itugerera aho tutakandagira. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Iki gitondo rero munyemerere tudatinze dusome ijambo ry'Imana rifite ngo iteme igira iti ni ukuri Imana ni urukundo. Ni ukuri Imana ni urukundo. Impamvu natangije iryo jambo ngo ni ukuri, ni uko nasanze Imana urukundo rwayo ari rurerure cyane. Urukundo rwayo ntiruvangiye. Urukundo rwayo igirira neza umuntu ititaye ko nta nzira we abona byacamo ngo imutabare. Ni ukuri Imana ni urukundo. Ndabiguhamirije, ni ukuri Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Ni ukuri Imana ni urukundo. Urukundo rwayo ni rurerure cyane. Urukundo rwayo ntirurondoreka. Urukundo rwayo ntirugira impamvu. Urukundo rwayo urebye ukuntu igirira neza abatagira shinge na rugero, urebye ukuntu yita ku mfubyi ikita ku bapfakazi, urebye ukuntu yita kuri ba bandi badafite kirengera, ni ukuri Imana ni urukundo. Ndashaka kukubwira ko Imana ari urukundo. Ni ukuri ni urukundo, kandi urukundo rwayo ntirurondoreka. Irugukunda mu gitondo, ikarugukunda ku manywa, ikarugukunda uri wenyine nta muntu wo kugutabara. Ni ukuri Imana ni urukundo. Ndagira ngo nkubwire ngo ukurure urukundo Imana yagukunze. Nta muntu wakwitaho, nta muntu wakugirira impuhwe, ariko Imana yo ikakurundarunda ikakugirira neza. Nawe wumve unejejwe n'Imana mu mutima wawe, wumve urushijeho nawe kumva wikundiye Imana yawe. Ni ukuri Imana ni urukundo. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cy'umuhanuzi mukuru Yesaya, ibice 63, duhere ku murongo wa 7 tugeze ku 9. Titire y'ijambo handitse ngo Uwiteka ahorera abantu be akabakiza. Ahorera abantu be akabakiza. Imana ishimwe. Ndacyakubwira ngo ni ukuri Imana ni urukundo. Itagukijije, itaguhoreye, wowe imbaraga zawe zarangira. Itagukunze, nta wakukunda, nta n'uwakwitaho, nta n'uwakwishingira. Ariko Imana ni urukundo. Ibyo ikora byose ibikora neza. Ibyo ikora byose ibikoresha ineza yayo. Ibyo ikora byose ibikorera kubw'urukundo rwayo. Reka dusomye uwo murongo wa 7. Handitse ngo nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye. Hanyuma ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana. Muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Israheli, ibyo yabahereye ubuntu, nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko yavuze ati ni ukuri aba ni abantu banjye, abana batariganya.
nuko ababere umukiza. 9 yababaranye nabo mu mibabaro yabo yose. Imana nishimwe. Na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Yarabateruraga akabaheka iminsi yose ya kera. Imana nishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire, Yesaya waravuze ngo nzajya nogeza ibyo Uwiteka yangiriye neza n'ishimwe rye. Ibyo yaduhaye byose nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isiraheli. Wowe wavuga inzu yawe, wavuga mu rugo rwawe, ariko Yesaya we aravuze ngo nzajya mbivuga byose uko bingana. Nawe ukurura ibyo Uwiteka yagukoreye byose uyu mwaka aho ugeze ahangaha muri aya matariki, nawe ukurure iby'Imana yakoze, noneho ujye ubivuga byose uko bingana, wongere ushima Imana. Turacyari mu masengesho y'iminsi 40 afite teme igira iti garuka ushima Imana. Yesaya rero we yaravuze ngo nzajya nogeza, nzajya mvuga ibyo yadukoreye byose uko bingana, nzajya mbivuga uko bingana, muvuge n'ibyiza byinshi yagiriye inzu ya Isiraheli, inzu yawe, umuryango wawe, mbese ibyo yagukoreye byose. Ageze ku 9 avuga ijambo ryiza cyane ngo yababaranye nabo. Ni ukuvuga Imana yagiye ibabarana nawe imibabaro. Mu mibabaro wagize yose nkwibukije ko Imana yababaranaga nawe, nkwibukije ko Imana muri ka gahinda yari iri kumwe nawe, nkwibukije ko ariyo yaguhanaguye amarira. Uyu mwaka wose iminsi wanyuzemo y'imibabaro, Imana yagendanye nawe kandi Imana yababaranye nawe. Nuhumure, nukomere, ukomeze uyigirire icyizere, kuko na rya joro ryaratambutse, kuko ni ukuri n'Imana yuzuye urukundo. Ni ukuri Imana ifite urukundo rukomeye. Imana ishimwe cyane. Yababaranye nawe, niko Yesaya avuze ngo yababaranye nabo imibabaro yabo yose. Na marayika uhora imbere ye yajyaga abakiza. Hari imbaraga z'Imana zagiye zigukiza mu kaga no mu makuba. Hari imbaraga z'Imana zaguteturuye. Hari imbaraga z'Imana zaje ku buzima bwawe kuri ya saha, muri cya gihe byagushobeye. Marayika w'Uwiteka Imana yakoreye mu badogiteri, ukuboko k'Uwiteka Imana kuragukiza. Marayika w'Uwiteka Imana yakurwaniriye intambara. Marayika w'Uwiteka Imana yubitse imigambi y'incakura n'incabiranya. Ni ukuri yabyubikira muri bo zitarasohoza imigambi yazo ku buzima bwawe. Marayika w'Umwami Imana wumve ko ari imbaraga z'Imana n'ingabo zitandukanye Imana yakoresheje zikakurwanirira. Ariko Imana ishimwe ko yagiye ibabarana nawe rata. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe cyane. Ngo yajyaga imbere yabo akabakiza. Hanyuma urukundo rwe n'imbabazi ze nibyo byamuteye kubacungura. Imana ishimwe. Yarabateruraga, haleluya, akabaheka. Buriya hari ahantu Imana yagiye iguterura, hari uburyo Imana yagiye iguheka. Ni ukuvuga nimba yaraguteruye nyine igutereka ahandi, kuko aho wari uhagaze wari ugiye kumirwa burunguri. Imana yararangije rero iraguheka, igushyira ku mugongo wawe, iyo irakwambutsa, ikwambutsa aho utari bwiyambutse. Imana ishimwe. Ngo yarabateruraga ikabaheka. Uyu mwaka yagiye iguterura mu buryo bumwe n'ubundi, irangije ikagenda iguheka mu buryo butandukanye mu bumana bwayo. Imana ishimwe cyane. Ngo yarabateruraga ikabaheka. Imana nishimwe. Nawe urabizi ko hari aho yaguteruye, nawe urabizi ko hari uburyo Imana yagiye iguheka mu buryo nawe ubwawe utasobanukirwa, n'ubwenge bwawe butabishyikira. Iminsi yose ya kera, iminsi yose yo muri uyu mwaka itambutse, iminsi yose Imana yaraguteruye, iminsi yose Imana yaraguhetse. Ni ukuri urukundo rw'Imana ruratangaje.
ni ukuri Imana ni inyarukundo. Imana ishimwe cyane, ubwo urukundo rwayo rwatumye Imana iguterura ikaguheka. Urwo rukundo warunganya iki? Urukundo rwakurengeye kuri ya saha, kuri ya tariki, urwo rukundo warunganya iki? Ushima Imana, garuka ushima Imana, wongera ukusanya uburyo Imana yaguteruye n'uburyo yaguhetse. Urukundo rwayo nirwo rwayiteye gukora ibyo ngibyo, ikugirira neza. Ugaruka ushima Imana. Shalom shalom. Iki cyumweru uzahure n'umugisha wawe, iki cyumweru uzahahe uronke, iki cyumweru wibukwe n'Imana, iki cyumweru Uwiteka Imana kuramburire ukuboko kwe kw'iburyo, maze narangiza agutegurira ameza mu maso y'ababisha bawe. Shalom shalom. Uzagaruka ushima Imana. Duhaye agaciro